Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira uko wakora vitamine yo gushyira mu musatsi wibereye mu rugo iwawe. Wadushyigikira ukora like, subscribe and share. Tudatinze rero uko wakora vitamine zo mu musatsi uri mu rugo. Mumaze rero kubimenyera ko mu biganiro byacu dukoresha ibikoresho byoroshye kubona kandi ibikoresho bidahenze. Vitamine yo mu musatsi rero ukeneye avoka ndetse n'igi. Iyi vitamine rero kugira ngo umenye igipimo cya avoka uri bukoreshe cyangwa se umubare w'amagi urakoresha biterwa n'umusatsi ufite. Kubera ko umuntu ufite umusatsi mwinshi n'umuntu ufite agasatsi gakeya, wenda nk'umuntu wogoshe uri kongera gutereka, urumva ko ntago bakoresha ibipimo bingana. Rero niba ufite umusatsi mwinshi uzakoresha avoka iringaniye ariko yose. Niba rero ufite agasatsi gakeya uzayigaburamo cyangwa se ukoreshe 1/4 cyayo bitewe n'umusatsi ufite uburyo uri kubona ungana. Iyi vitamine rero uko itegurwa, uzafata avoka uyisaturemo, ikibuto ukagikuramo ukagishyira ku ruhande, hanyuma ugakuramo avoka ukayishyira ku gasahani. Avoka rero ukayinomba bien kugeza igihe nyine ubona ko inoze neza, nta tuntu dukomeye turimo, ikanoga pe, ikamera nk'igikoma. Hanyuma muri ka gasahani wakorogeyemo avoka n'ubundi urameneramo amagi, byibura amagi 2 bitewe ariko nanone n'umusatsi ufite. Niba ufite agasatsi gake ushobora gukoresha igi rimwe. Hanyuma rero urabivanga, wongere ukoroge avoka hamwe n'igi, ubikoroge neza ubone ko nabyo binoze. Hanyuma rero ubisiga mu mutwe. Niba warabonye ukuntu batera produit mu mutwe, mu musatsi, nabyo niko ubisigamo. Ugenda ubisiga mu musatsi uhereye cyane cyane aho umusatsi utereye ku mutwe, ukahibanda cyane. Vitamine rero iyo umaze kuyikwiza mu musatsi hose, ufata igisokozo ugasokoza neza, warangiza ugashaka akantu k'agashashi. Hari ingofero z'amashashi njya mbona abantu bakunda kwambara wenda bagiye nko gukaraba, cyangwa se hari izindi bajyana muri pisine, ariko akantu k'agashashi niko ukeneye gushyira mu mutwe. Hanyuma urakarekera mu mutwe byibura iminota 30 ibihagije. Iminota 30 rero iyo irangiye ukuramo ka gashashi, hanyuma ugakaraba mu mutwe, ukamaramo nyine ya avoka. Hanyuma niba ufite na shampoo urayikoresha, na après shampoo waba uyifite ukayikoresha, nyine ugakora isuku ukabona ko umusatsi ukeye usa neza. Iyi vitamine rero kugira ngo ubone resultat nziza, byibura uyikoresha rimwe buri kwezi ukabyibuka ugashyiramo vitamine mu musatsi. Akamaro kayo rero gatuma umuntu agira umusatsi mwiza, umusatsi ubyibushye, umusatsi udacika, ku buryo nyine ubona umusatsi ukabona ari umusatsi uri healthy. Mwakoze rero kudukurikira, mwibuke gukora subscribe, like and share. Naho ubutaha.